inzara mu bantu yariye nanjye yarandiye nanjye irankomesha rwose ku buryo najyaga nko ku rugo rw'umuturanyi nkakorora bya buri mwanya bitarangira kugira ngo bamenye ko nanjye mpari bampe icyakora baranyimaga nari meze nk'aho mwana w'ikirara wasabirizaga ntabwo nuko ninananiye ababyeyi ahubwo niko iminsi yari yangenze nawe iminsi yakugenje nk'uko ari yangize hari icyo wakibuka ugashima Imana. Ubukene bwarangiye ubwo bagabo ntacyo uzigezeho bazabimenya byose bazabimenya amateka nahinduka nanjye barabimenye nari umukene wa nyawe nari umuntu wari n'inzara bya nyabyo bazabimenya ibyawe bazabimenya Imana ni kutabara byose bazabimenya Witinya
wisenge ibyikorere Waji
dukize twebwe abari kurimbuka nawe ubu batwanga ntituza kumva n'isoni barira ngo dukize twebwe abari kurimbuka nawe ubu batwanga ntituza kumva n'isoni. Emera bakurize wowe tuza wishavura Yesu kuzaba nawe niko yagizwe ariko wibuke tutatasoja none wirira ibyawe biraje kandi nibiza bose bazabimenya ibyawe bazabimenya ubukene bwarangiye ubwo bagabo nta kizigezeho bazabimenya yose bazabimenya amateka nahinduka nanjye barabimenye nari umukene wa nyawe nari umuntu wariwe n'inzara bya nyabyo nubwo rwose sinabona uko nabivuga ariko inzara mu bantu yariye nanjye yarandiye nanjye irankomesha rwose ku buryo najyaga nko ku rugo rw'umuturanyi nkakorora bya buri mwanya bitarangira kugira ngo bamenye ko nanjye mpari bampe icyakora baranyimaga nari meze nk'umwana w'ikirara wasabirizaga ntabwo ari uko ninananiye ababyeyi ahubwo niko iminsi yari yangenje nawe iminsi yakugenje nk'uko yari yangize hari icyo wakibuka ugashima Imana nanjye rero ndababwiye ngo bazabimenya byanga byakunda bazabimenya murakoze cyane nibanzamuye n'indirimbo ivuga ngo hari Imana indirimbo zanjye z'uno munsi cyangwa se kuri alubumu zose ziravuga ku buzima ni ku buzima kuko ibyo byose bifite aho bishingiye gusa byose bihura ku ijambo ry'Imana ko yaranzahuye nicyo niyata icyakora munyeganyega rwose nta kibazo rwose munyeganyege nta kibazo rwose mushyiramo imbaraga nimwumva rwose ariko mwibutse